umutima yewe kibereka ababyeyi banjye barankunda yewe kibereka ababyeyi banjye barampamagara bati kibereka yewe kibereka urumwari yewe kibereka urumutoni yewe kibereka uri nyampinga nari mu gikari mboni bohera yewe kibereka nari mu nkike mboni bohera yewe kibereka useke munani n'imitemeri yabwo yewe kibereka bati kibereka urumwari bati kibereka urumutoni bati kibereka uri nyampinga inyambo zose zatahaga iwacu zaronsaga inyana nziza zari mu ruhongore yewe kibereka umukambwe yakwinikiza inkazi kibereka nkaba ndahari bitaba n'ibyansi n'imitemeri yabyo yewe kibereka maze zavumera zikavumerera kibereka byari bihari yewe kibereka ibyasi ku ruhimbi byari byogeje yewe kibereka imito zo ku ruhimbi yari yogeje yewe kibereka imonyi nziza ku ruhimbi yari ihari yewe kibereka bati kibereka urumwari bati kibereka urumutoni bati kibereka uri nyampinga utazima
shenge ndirimbo tukaba twari twatangiye kwandika abifuje ko twabashingira uyu munsi tubandika mu bitabo byandikwamo abashingiwe. Tukaba none tugeze mu gihe cyo kugira ngo twinjire mu muhango nyirizina. Uyu munsi duteraniye hano kubera abageni couple igizwe na Hategekimana Sylvain na Mutoni Clementine bifuje yuko bashingwa ku buryo bwemewe n'amategeko. Baza hano barabidusaba nk'umwanditsi w'irangamimerere, babidusaba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 4. Badusaba ko umuhango wose wawakira uyu munsi, akaba ari impamvu twicaye no kugira ngo dukore icyo gikorwa cyo kubashingira ku buryo bwemewe n'amategeko nk'uko amategeko abiteganya. Ubwo rero umuhango ndagira ngo ukomeze. Mbere y'uko tubashingira, ubundi bwari bwo tubanza kubasobanurira kugira ngo bumve amasezerano bagiye kugirana ni ayahe, bityo baze kuri bwemere ko bashingirwa cyangwa bashingiranwa, ko twakwakira umuhango wabo, igikorwa cyabo cyo gushinga ku buryo bwemewe n'amategeko, ariko hari ibintu bimwe na bimwe twabanje kubasobanurira. Ibyo bisobanuro cyane cyane dukunze gusobanura kugira ngo n'abaherekeje abantu bumve ko bakurikije ibyo tuba dutanze tubagaragarije amategeko uko ateganya ugushingirwa, bumve niba abo baherekeje kuko bashingirwa, bityo badufashe kugira ngo dukore verification turebe kuko niba abantu bari gushingirwa ariho tunahera ku bufatanye bwacu nabo dushingira ababuze. Niyo mpamvu nagira ngo ibyo bisobanuro amategeko ndabinyuramo nihuse cyane kubera ko maze ikindi byisomera mu bitabo. Nk'uko natangiye mbivuga, ubundi umuhango wo gushyingirwa n'umuhango ukorwa n'abantu babiri, umuhungu n'umukobwa, ku bushake bwabo bakemeranya ko bazabana, bakemeranya kubana, hanyuma bakajya imbere y'umwanditsi w'irangamimerere bakakira ugushyingirwa kwabo, umuhungu n'umukobwa. Ariko ibyo ndimo gusobanura mu mbere z'umunyamategeko mbonezamubano kuko cyari icyenda kivugwa kugeza uyu munsi. Hanyuma uretse icyo gitabo ndongera kuza kwibanda ku gitabo kijyanye cyangwa cy'itegeko nanone kirimo cyangwa n'itegeko rivuga ku micungire y'umutungo w'abashyingiranywe, aricyo muzasangamo ibijyanye no gushyingirwa n'umutungo, ushobora gusangamo ibijyanye n'umunani, irage, impano n'ibindi. N'ibyo bikaba ndi kwibanda bikorana mu gitabo cya mbere cy'uburyo bw'amategeko mpuzamahanga, ariko ubundi bwo umuntu agomba kuba kudekarara ko azashinga, tugakora lisite yabo tukayimenya hariya iminsi 10 n'iminsi 20 tukabashinga. Icyo ngicyo twarabikoze. Abashinzwe rero bagomba kuba ari umuhungu n'umukobwa, muri bo rero niba ari umuherekeje ari umuhungu n'umukobwa, agiye kubona umuhungu wemewe ko bashingirwa umugabo n'umugabo cyangwa umugore n'umugabo, umuhungu n'umukobwa bakaba bafite imyaka 21 y'amavuko. Niyo mpamvu twabata amatesitasiyo imbere niba bafite imyaka bafite kugeza umunsi w'amatesitasiyo baduhangira ko tugizwe imyaka bafite, bakaba nta mpamvu n'imwe yatuma batashingirwa. Izo mpamvu nyine ntabwo zigenda tutekereza kumwe igenda gusoma. Impamvu ya mbere ni uko bujuje yuko umuhungu yashinga n'umuhungu n'umukobwa ashinga n'amategeko. Icya kabiri, impamvu ishobora kuba gutuma abantu batashingiranwa ni uko abantu baba bafite andi masezerano yo gushyingirwa, azwi nka contrat de mariage. Ntabwo yemewe ko yashyingirana n'undi muntu atarafata amasezerano yagiranye n'uwo bari barashakanye. Ubwo muri byo kundebera niba mubo mwaherekeje hataba harimo ufite indi contrat de mariage. Mu bindi bishobora kuba intandaro cyangwa inzitizi yo gushyingirwa harimo ko abantu bagomba gushyingirana ari uko batarera. Umwe aba ari umwana ubyawe n'umubyeyi, undi atarabyawe n'uwo mubyeyi cyangwa n'uwo babyeyi. Ni ukuvuga ngo umubyeyi wareze abana be n'abana batarabe, abo bana hagati yabo ntabwo bemerewe gushyingirwa. Ni inzitizi ntabwo itegeko rigena. Ubwo muri buze kuturebera niba Clementine na Sylvain batabura abana bari
bikumvikana kandi mu kanya bivuze ko babaza ibibazo abayobozi muri interogasiyo n'ikizamini niko tugomba kubigura abana bari nambere bari ko bashingiranwa nk'uko abo bana batemewe bitemewe ko bashingiranwa n'ababyeyi babo rero mwebwe mubazi niba batari munsi y'igisekuru cya kangahe turakabiri hari umuntu uri kwifuza ko tumushingira muri iyi minsi yatumye umuntu baze kumubariza niba byashoboka umukobwa ushaka gushingiranwa yabara n'abantu n'umugabo no kugira ngo baregereze mariage ariko abantu umukobwa utunzwe n'umugabo umwe ni mushiki wabo w'umuhungu wo kwa se wabo tukumvikana murumva ko impunzi bari baje gutoza niba bashingiranwa ariko ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo ni ikibazo abo ngabo ndimo kuvuga n'abantu badashobora gushingira nimujye gusoma mu gitabo cy'amategeko y'amategeko mpuzamahanga muzasanga n'ingingo nyinshi z'ubushobora gutuma abantu batashingira ni nayo mpamvu dufata liste tukayishyira hari iminsi 20 kugira ngo uwo ari we wese ushobora kuvuga ati iki kintu cyatuma abantu batashingiranwa maze akitubwire duhagarike gushingira kugeza uyu munsi abantu bakunze kuza guhagarika ugushingirwa kw'abantu cyane cyane n'abantu baba barashaka abagore barenze umwe bataragize n'umwe basezerana nawe ubungubu bagahita n'umwe ngo basezerane niba ujya kubona ukabona umugore umwe araje ngo uyu mugabo agiye gusezerana n'umugore wa cyenda ngo ariko ni njyewe wa mbere icyo nicyo kibazo dufite ubu ngubu ukibaza aho ahera avuga ko ari uwa mbere ntabwo mazi aho twebwe tureba ni ukuvuga ngo umuntu ni umuseribateri byumvikana neza niyo mpamvu ugahura n'abantu ngo ntibabone ku buryo bwemewe n'amategeko kubera yuko birasanga ngo babone ku buryo bwemewe n'amategeko nagira ngo nibutse ko umuryango w'abantu babona ku buryo bw'amategeko bwemewe n'amategeko ni umuryango urengerwa n'amategeko kandi buri wese uri muri uwo muryango ari umugore ari abana ari n'umugabo bose bakarengerwa n'itegeko n'icyo cyo kumvikana turayafite intumva byo neza gusobanura ngo nirike ariko nacyo nkunda kukivuga wenda kugira ngo abantu baze babyumva iyo tuvuge ngo sanatisation de célibataire sanatisation de naissance tuba tugira ngo tuberere niba uri ingaragu cyangwa niba ufite imyaka y'ubukuru ejo bundi habaye abahungu babiri baza kwiyandikisha ko bazasezerana turabona mu bihe byangombwa babwira rusanseri icyo ukora gusa wowe twanditse ngo ibindi ntabwo bibazo ibindi ntabwo bibazo baragenda bagera mu munsi wo kuza gushingirwa nta testation n'imwe baratuzana tujye kubona tubona abateruye n'imiryango n'amakote na karavati baje n'utubashingiye turabwira ntabwo bishoboka muhanze mutuzanire amatestation yanyu kubera ko ushobora kugushingira mu kanya umugore akaza akubwira ko namushingiriye umugabo tuba timbana ikibazo tugomba kuba yabiteretse n'uma nta kibazo kirimo ntabwo bitsinda yo severe nagira ngo nibutse ko contrat de mariage iyo abantu barashingiranwa bakabana bagakora umuryango ari mpamvu iryo tegeko riteganya n'inshingano ku bashinzwe ni ukuvuga ngo Siliveri yararukwe Clementine yararukwe bari muri famiye ariko bagiye kuba babiri mu rugo ni ukuvuga ngo bagomba kugira niyo mpamvu contrat yose igira n'ingingo igira ingingo ya mbere ingingo ya kabiri no muri contrat de mariage naho hari n'inshingano kubera ko abantu iyo barenze umwe bagomba kugira ubayobora niyo mpamvu itegeko ryavuze ko uyobora urugo ni umugabo n'uyobora urugo nawe n'umugore n'abana bigasobanuka ko umugabo n'umugore bombi bita ku rugo rwabo buri wese akagira icyo akora kugira ngo urwo rugo rwabo rutere imbere ariko nanone iyo umwe mu bashingira amategeko ishobora kurangiza inshingano runaka kubera impamvu zizwi usigaye n'uziranye ikiri kumvikana cyane niba kanaka agize ikibazo runaka kizwi ibyo agomba gukora bikorwa n'uwo bashyingiranye ntabwo abantu baravuze ngo ariko ni inshingano zabo abantu baruzuzanya iyo umwe atagishoboye kurangiza inshingano runaka kubera impamvu izwi usigaye niwe urangiza izo nshingano hari izindi nshingano rero abashingiranwa bafite inshingano yo kubana nk'abashingiranwa bafite inshingano yo gutabara inshingano yo gufasha bafite inshingano yo guhana imbatungo bafite inshingano yo kurera abana bazabyara bafite inshingano yo gufasha ababyeyi nabo bakabafasha ariko iyo batishoboye nongera ako kantu kugira ngo shira atavuga ngo nyamara bavuze ufite inshingano yo gufasha ababyeyi basebukwe n'abanyirabukwe ni gutegera ko abashingiranwa bafite inshingano yo gufasha abakwe n'abakazana bafite inshingano yo gufasha abasebukwe n'abanyirabukwe abo nabo bikaba ugarukiye aho rero cyaba kiri ikibazo iyo batishoboye
zikiri kumvikana uretse ko ubu iyo kuvuga ngo iyo batishoboye nacyo tukigiraho ikibazo kubera ko buri wese avuga ko atishoboye. Nigeze kubwira abantu ngo biyandike tugiye kubafasha ngo batwandikire imfubyi, ngo imfubyi z'ababyeyi bombi, imfubyi izo twita ngo zamaririje, tubwira aba responsable ngo batwandikire ikira mu makomine, hanyuma responsable yiyandika bwa mbere kubera ko yarazi ko habifasha. Arambwira ati wowe kuko none nari imfubyi ngewe ngira data ngira mama, ariko hari aho umuntu agera tukavuga ngo ntabwo ari imfubyi byumvikana, ariko icyo gishaka kwerekana ko iyo uvuze ngo batishoboye nacyo kiri ikibazo, nacyo kibazo tugiramo hano kuvuga ngo batishoboye. Abakwe n'abakazana bafite inshingano yo gushaka se ko nabo nyirabukwe abona ari ukaboko iyo batishoboye. Ariko Imana ntabwo Imana ntabwo ijya guhindura ijumba no guhindura ibintu. Imana iragukoresha ngo ukore bya bintu, ifite inshingano imbere y'Imana na buri wese afite inshingano ze. Kikumvikana sahari imbere y'Imana buri wese afite inshingano ze. Imana ngo yaravuze ngo twororoke, niko abanyabawukure biracyaha, twororoke tugwire twuzure isi tugane n'umusenyi wo ku nyanja ngo n'inyenyeri zo mu kirere. Ariko yabwiraga Adamu na Eva ari abantu babiri, uyu munsi murebe ukuntu mwicara muri sare. Ejo bundi twari turi mu byo kujya bajya no gupima ubutaka, gupima ubutaka no kubwandikaho wagira muzafate isuka mugende mukubita ahantu, aho uzakubita hose nushaka uzajya muri Amerika uzakubita ahantu, ako kanya ugomba kubona umuntu ukureka, kubera ko isi barayigabanya byararangiye. Buri wese afite edeni ye, buri wese aravuga kubyara akurikije edeni afite. Edeni yawe ntabwo ari yanjye, ushobora gusanga edeni yanjye ari ahantu heza, ariko undi afite edeni wenda y'amahitari menshi. Abantu rero bagomba icyo gihe cyo kubyara babikorera abantu bagomba kuba bacyumva neza. Hanyuma ikindi ni ukubana n'abashyingiranywe, cyo mwazasoma ibitabo, kubana n'abashyingiranywe nuko abashyingiranywe bagomba kubana bakaba mu rugo rumwe, bakaba mu nzu imwe. Dukunze kuvuga mu bibazo ngo ubu hari umugabo dufite ubu yavuye mu nzu nini aba mu gikoni, ngo ino ziri mu nzu nini, icyo agiye gukoramo ntabwo gize n'izo nzira ebyiri amategeko ateganya ko contrat de mariage yaseswa. Akana ko mwaza kudufasha gusobanurira abantu kubera yuko ziri Kinyarwanda habonye impamvu wowe uri kunyegera ibyo bibaho cyane mu miryango, wowe uri kunyegera bishobora kuba intanda n'ubona umutima n'ubushinga kwanga gutanga ibitunguru. Urabona avuze mu kanya kwanga ko buri wese agomba gutanga ibitunguru. Umuntu afite ubushobozi bwo gutanga ibitunguru ubwo akanga kubitanga. Uwo mwashyingiranywe afite uburenganzira bwo kugaragaza urukiko ko wanga gutanga ibitunguru kandi ufite uburenganzira ubushobozi agasaba ko mwatandukana. Ngira ko muzi ko 1999 ibirebana n'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe cyangwa umutungo w'ingo byagengwaga n'umuco, ariko biza kugaragara yuko umuco hari amarakine menshi wari ufite ku buryo havugaga ibibazo gestion yabyo byagoraga cyane. Hajya kuzaho itegeko rijyanye n'imicungire y'umutungo ryasohotse mu 1999, rikaba rifite muri iryo tegeko hateganijemo uburyo butatu abashyingiranywe bagomba guhitamo bumwe muri bwo bakemeranya ko bazacungamo umutungo w'urugo rwabo. Nzi ko icyo gitabo gisoma cyane, niyo mpamvu nari byinjiyemo cyane, ariko itegeko riteganya mu buryo butatu n'ubu. Urwo bise ngo ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhango n'ivanguramutungo seso. Ibyo nzi ko mubisobanukiwe, niyo mpamvu nari kuvuga ngo ingingo uko ivuga bivuga ko umuhango mbere y'uko ashyingiranywe n'umukobwa yari afite umutungo, n'umukobwa yari afite umutungo. Iyo bahisemo ubwo buryo bwa mbere, umutungo w'umuhungu yari afite n'umutungo w'umukobwa yari afite baba babishyize hamwe. Uhereye kuri ibyo ngibyo bazashakana byose bombi babigiraho uburenganzira bungana hatitawe ku byo buri wese yazanye mu gihe cy'ishingiro. Ntabwo turi kumvikana rero ibi. Niba umwe afite imodoka undi akaba afite igare, ni ukuvuga ngo imodoka bagize uburenganzira bungana n'igare bafite uburenganzira bungana. Kandi umuntu yibutse ko iyo tuvuze ngo ni ukuvanga, ni ukuvanze ibintu bigaragara ariko harimo n'imyenda. Biri kumvikana ku icyo ivangamutungo rusange n'ibindi kuvanga ibintu bari bafite n'ibyo bazashakana bikaba umutungo wa bombi
bakabigiraho uburenganzira bungana. Bivuga ngo haramutse hajyanye n'ibibazo umutungo wabo wagabanwamo kabiri agenda mwatsiye buri wese akagenda igice kimwe hatitaye ku byo buri wese yazemeye kwishima. Iyo ni ivangamutungo rusange. Ivangamutungo w'umuhano byo bivuga iki? Harimo ikintu gito kibitandukanye. Nuko mu gihe cy'ishingirwa abahisemo ubwo buryo buri wese aba afite uburenganzira bwo kugira ikintu kimwe cyangwa byinshi avuga ati iki ntabwo ngeze mu ngo tugiye gukora ntabwo ngeze mu mutungo we. Ni ukuvuga ngo ibyo bazanye mu gihe cy'ishingirwa bombi hamwe n'ibyo bazashaka n'ibyo bagira uburenganzira bungana, ariko ibyo buri wese yashyize ku ruhande mu gihe cy'ishingirwa bikomeza kuba umutungo. Nako kandi ni uko umwe noneho afite uburenganzira bwo kugira icyo ashyira ku ruhande mu gihe cy'ishingirwa. Mu giturage mu cyumba niho nakundaga kubona mu babyitana niba ari ingarigazi niba ibintu akavuga ati iyo utangiye gushaka ugashaka kubona akako yakaburetse mwaka nakane ubwo ni ivangamutungo rusange. Ibyo mwashyize hamwe n'ibyo muzashaka kugira uburenganzira bungana, ariko ibyo buri wese yashyize ku ruhande bikomeza kuba umutungo. Ivanguramutungo risesuye ryo rirumvikana, buri wese umuhungu akomeza kugira ibintu bye nk'uko leta ikiri umuhungu, umukobwa agira ibintu bye nk'uko leta y'umukobwa, buri wese ashaka ibye n'undi agashaka ibye bakumvikana gusa uburyo cy'urugo rwabo ruzaho. Muri make buri wese agira ibye n'undi akagira ibye. Icyo bishaka kuvuga hari uvangamutungo rusange, umutungo n'uburenganzira bungana. Ivangamutungo w'umuhano, umutungo n'uburenganzira bungana mu byo bashyize hamwe n'ibyo bashakanye, ariko buri wese akagira ibye ku byo yashyize ku muhanda. Ivanguramutungo risesuye buri wese ibye sicyumvikana hano nacyo bakirimo kumvikana. Aha ngaha dukunda kugira ibibazo by'abaturage. Impamvu itegeko naritindaho ni uko abantu bose ryarabinshi. N'uyu munsi ujya kubona ukabona abakecuru bashatse muri 30 no muri 20 n'udukoni baje hano ngo baje kutwegera ko basaza babo batumye batagabana. Ngo batumye kurega ko kandi bajya ko basanga yashatse muri 25 cyangwa muri. Ariko itegeko ryamuhaye uburenganzira bwo ariko itegeko riravuga ngo rifite buryo umunsi ritangira gushyirwaho mu bikorwa. Icyo kintu abantu ntabwo benshi bacyumva. Kereka iyo itegeko rivuga ngo iri tegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa, ariko ibyari imbere yayo ntibicuze gutya. Iyo ritabivuze ni ukuvuga ngo ibyari imbere yayo bicungwa n'uko byari bimeze icyo gihe, ibije nyuma bigacungwa n'itegeko. Aho kandi ko abantu batumva neza cyane. Ikindi nimusoma icyo gitabo mu ngingo zacyo za nyuma muzasanga bavuga ngo abantu bashatse imbere ya 1999 bahawe imyaka yo gusubira imbere y'umwanditsi w'irangamimerere bakamuhitira bagahitamo uburyo bazacunga umutungo wabo muri bwa buryo butatu bugenwa n'itegeko. Ngo ab'imyaka 2 izashira badasubira imbere y'umwanditsi w'irangamimerere ngo bahitemo uburyo ki bazacunga umutungo wabo. Imicungire y'umutungo w'umuryango wabo izafatwa nk'aho ari ivangamutungo rusange. Niba bageze ko niba bamaze kuzisobanura nkaba nagira ngo noneho se mubaza utubazo na tubiri cyangwa dutatu. Naho zirimo gusobanura ngo abashinjwa ni bakana bagomba kuba bujuje. Hamwe navuze ngo inzitizi zishobora kunamfasha. Nkabaza abaherekeje ngo nkurikije ibyo nasobanuye cyane cyane ku ngingo ijyanye ni abashingiranwa n'ibandi n'abadashingiranwa n'ibandi. Murabona Silver na Umutoni bujuje ibyangombwa tubashingira. Murabona nta mpamvu n'imwe yatuma batashingirwa muri make. Neza kuva ko ntaje uriya nawe ashingirwa nawe avuze ko ntaje kandi byaba binayisonde yadahari, ariko buriya yari yabyumvise. Urabahaze sawa narimo kugira ngo byibuze nawe umenye aho twari tunyuze. Ni ukuvuga ngo baherekeje bavuze ko nta mpamvu n'imwe yatuma batashinga. Ndabaza Silver na Clementine, murumva abo twasobanuye ko iteka amategeko yemera ko bashingirwa, ibyo abantu bagomba gushyingiranwa bagomba kuba bujuje, murumva nta mpamvu ihari yatuma utashinga. Ab'inyuma bumvise nabo baravuze ngo nabi bo bavuga buhoro kubera ko ari abageni, tukavuga cyane kugira ngo mubyumve mu bigo bimwe. Baravuze ngo nabi nkurikije ibyo
dukorana yankajyamo byose n'uyu munsi nta muntu wabaza kutubwira ko tutabashingira natwe turabona nta mpamvu n'imwe yatuma tutabashingira. Ndagira ngo mbabaze noneho mu buryo bwo gucunga umutungo wacu amasobanuro ko amategeko ateganya ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhano n'ivanguramutungo risesuye. Sinzi niba mwari mwahuye muhisemo uburyo kimwe uzacunga umutungo wacu, ariko ndabaza Siliveri, wowe urumva umutungo w'urugo wawucunga? Siliveri yahise n'ivangamutungo rusange. Clementine nawe yahise n'ivangamutungo rusange. Ni ukuvuga ngo bumvikanye ko bariho hitemo ivangamutungo rusange. Tubyumvikane hari ubwo barekeremanira ngo nabo babyumve mo ivangamutungo rusange. yewe Hategekimana Sylvain maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato, nemeye ko Umutoni Clementine ambera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Clementine maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato, nemeye ko Hategekimana Sylvain ambera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Amiyoni Ndahiro, umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umuringamuhoza, maze kuma amasezerano n'Hategekimana Sylvain na Umutoni Clementine imbere y'ubutegetsi n'abagabo, nshingiye kubasha amabwa n'itegeko, niyemeje ko bashingiye ku mategeko abiteganya. Mushobora kwicara. Mushobora kwicara. ururimi rwanjye nirutegwe, imiyaga ihuha niyitonde, itabuza ijwi ryanjye kurenga. Fungura imiryango y'umutima, wibwirira ijambo rikunyura, ntiwibaze byinshi udahogora, kandi ndiho nguhogombera. Ntiwibaze byinshi ntuzarira, kandi ndiho nkuririmbira. Ubishime unogerwe, udahungabanywa n'imiyaga, utijima gaceceka, kandi ijambo ryawe rinyubaka. Ubishime unogerwe, udahungabanywa n'imiyaga, utijima gaceceka, kandi ijambo ryawe rinyubaka. Byaba n'ibirunga nzabyurira, ariko nkurinde ibyo kurira. Bwaba n'ubutayu nzabujyamo, nkubirire icyuya uzira inzara. Nunumana ukwezi nza kuzana, ariko urumuri ntirubure. Inkuba zamenera amatwi, njye nzakumva niyo uzabura ijwi. Ubishime
rinyubaka kandi ijambo ryawe rinyubaka wowe rurema yangeneye ntacyo uzamburana turi kumwe n'unuma n'ukwezi nza kuzana ariko urumuri ntirubure wishime unongerwe udahungabanywa n'imiyaga utijima gaceceka kandi ijambo ryawe rinyubaka wishime unongerwe udahungabanywa n'imiyaga gaceceka kandi ijambo ryawe rinyubaka wishime unongerwe udahungabanywa n'imiyaga utijima gaceceka kandi ijambo ryawe rinyubaka wishime unongerwe udahungabanywa n'imiyaga utijima gaceceka kandi ijambo ryawe rinyubaka wishime unongerwe udahungabanywa n'imiyaga utijima gaceceka kandi ijambo ryawe rinyubaka naniwe mahoro andagije umutima niringiye yuko ntazamubura kuko turi kumwe iteka nagutereye diva nziza mu mutima ugukunda nayitatse zaka zahabu na diyama byose ni ibyawe mukunzi nushaka nigitangaza nzayisaba nkibone ntacyo ntazakora ngo ngushimishe uzima Imana yampaye batazivanjiri bagaye imitima yikundanira kandi ari itegeko ry'Imana sugukabya bimwe bya gitindi uwanjye arajimije ntawabyumva uko birinda akakubura nzajya mukunda njyewe umuzi
mukunda njye umuzi mubyeyi we nzajya mukunda njye umuzi nzajya mukunda njye umuzi uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mu ijuru nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye byose musangire byose murajye musenga natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe igihe kirageze musezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa ntimuzabibagirwe uwiteka barinde mu migambi yanyu mu kubaho kwanyu ababera umujyanama umugisha aba bombi n'amahoro adashira
inseko yawe irera nyamusanze kera ngo ushushanye shenge usekere ngo ushushanye kandi mugabire gaju abakobwa b'iwacu bakunda mu gitani cy'icyumuseso abakobwa bamwe bafashe imyeyo shenge abandi boza ibyansi abakobwa b'iwacu barakagwira bayobowe n'umwuka wawe 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 abakobwa b'iwacu abakobwa abakobwa b'iwacu barakagwira urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyamusanze kera ngo ushushanye shenge usekere ngo ushushanye kandi mugabire gaju abakobwa b'iwacu bakunda mu gitani cy'icyumuseso abakobwa bamwe bafashe imyeyo shenge abandi boza ibyansi abakobwa b'iwacu barakagwira seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyamusanze kera ngo ushushanye shenge usekere ngo ushushanye kandi mugabire gaju abakobwa b'iwacu bafatanya n'abandi baba muhinga na mbere yo guhinga shenge bayirinyana abakobwa b'iwacu barakagwira urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyamusanze kera ngo ushushanye shenge usekere ngo ushushanye kandi mugabire gaju urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge inseko yawe irera nyamusanze kera ngo ushushanye shenge usekere ngo ushushanye kandi mugabire gaju
ariko saka kabura ndabona aho mugani ahantu mwanyu kubishimira Imana hagati aho ariko hari umuntu kugira ngo bitangire neza ugomba kutuvugira isengesho kugira ngo gahunda zacu Nyagasani we azitahe azizemo adufashe kuzira kugira ngo zitangire neza kandi zisozwe neza. ubundi isengesho nyir'urugo nawe abafite n'inshingano zo twibumbiye hamwe isengesho turigishijwe n'umwami wacu Yesu Kristo, hanyuma turiyagiza n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye ahora dutakambira ibikorwa byacu bigende neza kandi n'igihe twaguye hasi imbabazi za Yesu zibe nyinshi. Ku izina ry'Imana Data ushobora byose, n'irya Mwana n'irya Mutagatifu, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Nyagasani nyir'impuhwe, kiliziya yawe yihirwe, abo muri iki gihugu bose ni abacu, abatugirira neza ndetse n'abatwamubakize, abadutegeka bose ubarinde, abanyarwanda batakuzuye kukwemera, abahakanyi n'abanyabyaha bakuyoboke, abatunganye bakomeze, abari mu rugendo basohoza ubuhoro, aboroheje batunge, ababaye n'abagiye gupfa bakize, maze roho ziri mu purgatori zicure iwawe, natwe twirinde muri buvuzi, n'igihe tuzapfira tuzapfe tukwizera. Amina. Yesu wumva nciye mu kuri kose, mwami w'ubutabera n'abanyakuri bose, wowe izina ryawe rituma amavi yose mu ijuru ku isi n'ikuzimu agupfukamira, ugirire imbaraga n'ubasha bw'icyo cyubahiro cyo gutsinda, utumire icyago icyo ari cyo cyose, turinde n'umwanzi uwo ari we wese, yaba ugaragara cyangwa utagaragara. Amina. Bikira Mariya nyir'impuhwe, ugiye kubona abigeze kumva ko washubije inyuma urugero, agutakambira ngo umurengere umusabire, nicyo gituma mwizera. ndakanamuganyira ndagaragara umunyabyaha, umubyeyi w'umukiza ibirengeje ibyo mubwira ibyo mubwiteho. Tout pour Jésus, par Marie, tout pour Jésus, par Marie, tout pour Jésus, par Marie. Ku izina arakoze umutanzi w'amagambo. Nabanza gusaba Simoni amusaba uburenganzira ngo nsuhuze abo bantu bateraniye aha ngaha. Simoni. nk'uko usabye umwanya kugira ngo uramutse abo usanze hano mu rugo rwa Karoli, nagiraga ngo mu magambo makeya nguhe uburenganzira kuko uyu munsi ari uwawe. Mwese ndabahobera ariko mbinyujije kuri Simoni, yakugira hino mumuhobera. Komera muvandimwe w'epfo, murakomera cyane kandi amagambo rwose turabane. Waha ikaze muri uru rugo n'abashyitsi mwazanye, ukomere cyane. Umutanzi w'amagambo ansabye ikintu kinyoroheye, ansabye ko mbereka abashyitsi bageze muri uru rugo nk'uko tubigenje kuri Simoni. Twazanye n'utuyoboye umushyitsi mukuru ari we Singira abakunzi, yahaguruka
akaba niwe yerekana muraho neza, mugire amahoro. twese rero uko twinjiye aha ngaha turi bene Fabian Singirabakunzi. twiza tw'abamarayika w'imwezi utuje, soko y'amahoro n'umunezero mwinshi mfite ku mutima. Mbega umucyo, ijuru rirakeye, uyu mwezi utuje, utunyenyeri itumurikire, duhituze ngwino mukunzi twitemberere, ngwino mukundwa. Hamwe n'abo barangaje imbere tubahe ikaze. Twabitaga abapfasoni, abo bapfasoni umuntu apfa kubizanira bitaratungana, kandi habaye n'akanyereri bariya mu gikoni bakunze kunyereruza, nicyo cyatumye baza bitonze. Rero ndagira ngo aya mafunguro muyakire, ugeze mu rugo rwacu ntabwo yitwa inzara. nuko musaza murakoze. Mugarura ihereze muzehe yumve. Ubwo rero hano mu rugo rwa Karoli, uko mwivuye kugeze mu rugo rwatishwa n'inzara, mwicare mugwe neza, murisanga, nimushaka muzataha ejo bundi. Murakoze nawe. Basaza baganiye neza. Ni byiza. Ahasigaye no gukomeza tukaganira. DJ temberere, ngwino mukundwa temberere. Ngwino rukundo, ngwino gikundiro, ngwino mumaranyota, ngwino mumararungu. Nkunda ngukunde, ukunde mbikwereke, unkundire nkujyane mu nganzo y'urukundo. Mbega umucyo, ijuru rirakeye, uyu mwezi utuje, utunyenyeri bitumurikire, biduhituze, ngwino mukunzi temberere, ngwino mukundwa twitemberere. Umusaza Simoni kuma ijambo, ariko kubw'urukundo n'ubwuzu mwatwakiranye nk'ubwo musanganwe, nagira ngo burya akabonigeramo ku mashini mwaduhaye, nanjye nazanye n'abantu bazi gukunda amashini impundu, mbasabe bangire namwe babampere amashi tubishyure.
umubyeyi Simoni, ndagira ngo twibukiranije ku munsi wa 20 w'ukwezi kwa munani nageze aha muri uru rugo rwa Charles n'umwe n'umusaza tuvuye i Bugarura, avuga ko uru rugo yakundaga kurugendamo kuva kera, ariko ko ashaka ubucuti buhamye. Arantuma turaza, tugeze aha ngaha mutwakirana rwa rukundo musanganwe navuze ruguru. Turicara muratugaburira, ariko ntabwo twatinze. Umusaza rero yaje anumye ko rwose rwa rukundo mwamusanganwe ashaka kurucumangiza kumere, aza kuntuma ngo nze gushaka hano umukobwa. Naraje rero, mumaze kungaburira mpaze, umukobwa ndateruye ijambo ndamubasanga. Mwaramunyemereye nyakubahwa Simoni, ariko kubera yuko twaganiye byinshi, umunsi waje kutwirana, biba ngombwa ko dusezera turataha. Ariko muri uko gutaha twagiye tutanogeje neza imigambi twahanye. None uyu munsi namanutse, izuba ryatwishe, turaza. Nagiraga ngo aho twacumbikiye mubyeyi Simoni twongere twacumburire. Naje ngo untegeke, kandi nizeye yuko urantegeka neza uko twagiye tubyumvikana. Muri make babyeyi Simoni, nicyo cyangenzaga, mukinyemuriye mwamufashije. Murakoze. Murakoze Bwana Bensa. Umwanya Christina tugenza atubwira ko umushize yageze hano, kuba mugari muko bibonye ntabwo bishimishije kuko amashyi umuhaye ntabwo amukwiriye. Nasabaga muvandimwe Celestine Sekukangara, uragira uti uru rugo nsanzwe rugendamo, ibyo koko banakwakiriye tuguha ikaze n'inshuti isanzwe muri uru rugo. Ukaba ugira uti igihango nari nsanganwe ndashaka kugishimangira, kuko nibyo isuka ibagara ubucuti ni akarenge. Ntawe uzi ko ntacyo wadusaba ngo tukibime, kereka icyo tudafite. Ariko rero ndibuka ko igihe tubonana ntabwo umuryango ungana utya wari uhari. ubwo nawe narakwemereye. Hari igihe habaho iyo umuntu aturika, aba mfite nanjye abanegeka, ngo hakaba hari imihango nawe uzi isabwa kugira ngo tuze kugera ku ndunduro. Muri make numva n'abamenye aho ngaho. Nibyo nanibagiwe urabinyibukije. Ni koko nk'uko bivuze, uwo munsi ngenda ntabwo nanaje niteguye, kandi narababwiye ngo bishobotse n'ingaruka uyu munsi
nzaza ndi wese icyo muri buntegeke nzaza ngizanye. Uyu munsi rero naje nuzuye icyo muri buntegeke cyose ibyo twavuganye mwandenguriyeho gatoya uzaza n'ibingibi. Ndagira ngo rwose nanjye ndi umunyarwanda, indera mwansabye ndumva nayize. Murakoze, nibyo nagiraga ngo ahubwo mu ntegeke mumbwire niba bishoboka, hatinze cyangwa se mudatinze mumbwire. Murakoze mubyeyi Simoni. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ntabwo benshi bahari, ndumva turi kujyana. Uravuga uti hari icyo bantumye, none nawe waturutse ukuragaragariza umuryango kugira ngo ducunguze umwete igihe. Urakoze. Akiruta urukundo iyo ukunda ugukunda. Ijuru n'isi n'ibiyitatse byose bitaba ubukwe bwacu kugeza mu gitondo. Mbega umucyo, ijuru rirakeye, uyu mwezi utuje, utunyenyeri bitumurikire bituze. Ijambo mubyeyi Simoni, nk'uko rero bagiye mubimbwira, ubwatsi nana wahaye ngo mutere mukandi mu maboko bwafashe kandi ko bumaze gukura, ubwo iyo nka izazirya. Iyo nka rero nkaba nayizanye, ni inka igendanye n'igihe tugezemo nk'uko mwabinsabye. Ubwoko bwayo ni Frizone, nayizanye. Umukobwa rero ni mutumwa inka, mubyeyi Simoni nayizanye. Sinzi uko wenda muri buyakire, niba mwashaka, ariko hagati aho ngaho ninjira hano nyakubahwa Simoni, kubera ko inka yagenze urugendo rurerure isanzwe igenda ku butaka, inka twayizanye mu modokari twakurikije amategeko y'igihugu. Ubwo rero sinzi uko yabonye urwuri rw'inka zanyu zisanzwemo, ibona isho ryanyu, iyo nka iraducika isanga izindi. Yasanze izindi rero, ariko irahari mu kanya. Niba mwashobora mugatuma mugashaka umuveterineri n'abandi bazi kureba inka, mukababwira bakaza nkajya kuyibereka tukayizana. Murakoze, ariko inka yo irahari. Munyacyubahiro muri ubu rugo kugeza uyu munsi twemereye inka y'Frizone. Icyo dusabye dufite tutabuze ni umuveterineri, kuko niyemereye ko yagiye mu isho ryacu. Iryo sho ryacu rifite veterineri, ngo ntamurangaza imbere mukajya kuyimwereka. Murakoze. Bakajyana bakajya kuzana iyo nka cyangwa bakayireba. Babonetse. Nuko nuko. Rwikunda zisima nzakukira, rwirundana zisyamura ngo isyore, rutatina nzihinda ninzi zagurira, rutahunga nzahabura nitaha, ruteganda nzi nihiza ninzi kama. Abarisa bazo bacerana ibikanya
twuhira inka bungera inka zirahira bambiwe ivuga imanyura ibirunga batindira akamaro basera ibitoki mu matora iyo badashatse igitunga batrinda ikirangire zimaruka atazikanika imira rudahumbira na ruhuta y'imihigo itwaje izindi mihigo twarwanya baratwanyega twaruhingo zabo zirakoba nta mukobwa weya zimaruka atazikanika imira rudahumbira na ruhuta y'imihigo itwaje izindi mihigo twarwanya barabanye baruhingo zabo zirakoboka zimwe mazi tuba zira mu rugamba ya rukinga rwa mpabo ibana tubarire gato musaza Simoni sinzi niba n'abaganga ari ngombwa cyangwa abaveterineri ari ngombwa kuza kureba iyi nyana akuzaniye mwese murayireba ihanira imbere yanyu nirwaye umuntu yayibwira cyangwa se n'uwakoresha ubundi buhanga nyine nk'umuganga sinzi niba hari icyo yayinenga none rero uretse n'ibyo mwabonye ko ari inka y'imenyezi inka yo mu rugo ni inka ikwiriye urugo ni inka ikwiriye umugeni iyi nka rwose ni iyo gukobwa koko ikwiriye umugeni sinzi niba inka bayiha amashyi ariko nagira ngo nibura abayituzaniye tubahe amashyi n'impundu mubyeyi Simoni rero nk'umuganga w'amatungo iyi nka ndayishimiye nk'uko bayikuzaniye bayishimye nanjye ndayishimye nawe usabye kwishima ni inka ikwiriye umugeni rwose ubwo umugeni nizera ko wemeye kumufite umutange nta kibazo no kuvuga ngo ntiwakwerewe warakwerewe rwose komera ukomera veterineri yashimye ko veterineri yashimye yewe nta kindi umuntu yarenze reka twumva n'umusaza Simoni utanga amagambo ndabwira bwana Celestine muvandimwe uri umugabo utica umugambi ndabona umuntu watanze hano n'amashyi bashimaga amagambo watugejejeho bashima ko umunyakuru umugabo utivuguruza muri make rero nakubwiye ko ibyo twavuganye twembi umuryango udahari ariko tuvuga ko ari mutumwe inka none hano hari umuntu uhagarariye umuryango ndagira ngo nawe agice abwira umuryango babibona ba nyirasenge w'umukobwa barahari ba nyina wabo ubwo nabo umunyamuryango namara kugira icyo atugezaho ubwo nabo turumva ibibavamo ibitangaza biba byinshi hari bamwe batemera ko ari ibitangaza nyamara ni ibitangaza bavugaga ngo bagiye kuzana inka bamwe ngo nongo iby'abasirimu buriya ngo nta nka bashobora kuba bazana nyamara njyewe navuze birahari abafite amaso nibirebere ukuntu urukundo ruzana ibintu byiza none rero bavandimwe nidukoma amashyi
dushimire abo bantu badukoreye igikorwa nk'iki murakoze. Bwana Selesike rero wumva ko ari ibitangaza bavuga ni ibitangaza pe ngira ngo rwose aho abagabo basezeraniye niho bahurira nk'uko twabivuganye muri iriya minsi 20 z'ukwezi kwa munane. Naje rero hari abo nabivuze baraseka ariko guseka nibyo byiza. Iyi nka rero ni inyana nk'uko nabikubwiye, ivuka kuri nyina yibyara ikamwa litiro 40 ku munsi. Iyo yariye iyo yagaburiwe bya byatsi nakohereje guhinga, ibyo rero nimara kubyara zayihe ubwo bwatsi izakugemurira izaguha. Urayibona rero, ndagira ngo umubwire ko iriya nka ifite iherere, ikiranga, ifite n'ifishi. Hariya nta nimero ziharisha, kariya kantu ntabwo gakomeye cyane kaza guhunguka. N'ifishi yayo nayo nayitwaje, nagira ngo wigire hino nguhe ifishi y'iyo nka. Ndayiguhaye ku mugaragaro, fishi uri buze kurambura urayisanga umwumwe n'iriya herena yacitse hariya. Hanyuma nakubwire ko n'umusore wanjye namuzi arahari, yitwa Hategekimana Sylvain, nawe ko nawe yarezwe neza iyo nka n'umusore wacu twamureze neza, yahaguruka nawe akamureba. Itagira rero ngo iyo nka nabyubahirije, ahasigaye ni ukuntunganya nanjye bikaminira aho ngaho. Murakoze. Rutica umugambi uyu munsi ngo twakubwiye ko byose ari byiza, abanje kugwa imvura yaho habaye umuco, byose tukaba tubikesha amahirwe ya Nyagasani. Urabona ko hano tutarafata icyicaro amangiye kudusengera, byose rero ibyo gusengerwa utweretse ibyiza byose wazanye, utweretse umusore watuzaniye, bibaye na byiza kuko nari mfite impungenge bitewe n'igihe tugezemo. Hari igihe yenda akwa kuri twakira bavugaga ngo ndi gusanga ugasaba yisabira, umvaga yenda uri buze gukocama. Umusore wawe watuzaniye uramutweretse, yarezwe neza, ni umuseribateri. Ubwo rero hano ari basaza b'uwo mukobwa
ubwo nabo ahasigaye nibo duteze amaso murakoze. nakomeza kukubwira kandi ariwo wikirebera kukubwira nkumvira yayo yewe Simo narebye Imana yarakoze rwose izakomeze kandi irembere ariko reka ngwibutse umukobwa nasabye hano reka mbese ngwibutse izina yitwa Umutoni Clementine kandi ko namusigiye ikimenyetso umurebe mu kaboko k'ibumoso murakibonamo munzanira ubu cyokora aba ndabashimye pe Imana irembere ni beza rwose ariko ntongeye kurengerera abandi ntawe uri mu utaratubwira izina abakobwa baryoshye hano reka turebe ko genda yabageze nizeye ko ahandi urongera wibeshye ngawa witegereze rwose witegereze ntiwongere kugira icyo bakubeshya. tozwa n'ibindi aza kugabira inka ziwabo zose jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori soyemeye inkwano ku manywa y'ihangu banyogosenge bemeye kugutanga karumuna kawe ubu gasize dore uduteye irungu dusize mu icyumu wemeye nyabusa gukamisha ahandi niko bigenda amahitamo yaje jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira
shenge urutware w'impamba se mwiza wanjye nugera inyogeyo zari umusendereze maze arusindi ijoro ryose jarabewe umugeni mwiza tumusanganira jarabewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori. reka muhe nawe atubwire niba ari byo koko. amashyi 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 amashyi. uwo mukobwa yitwa Misigi abasiganira gusiga abasigeza n'igikakanaro k'amurego we muri moga amacumi twari yagira impagati y'umurego zijya ku nama bikora cone umukobwa w'urukoga barakwega barakomeza izo n'imigambi mwicanye twayitura muhungu nuriya mugeni murakagira inkuru gawutebuka nanjye nitwa Misigi abasiganira gusiga abasigeza n'igikaka rubongera rwanjye rwa mwiziga bazigungira amatamesi rukategeka turamakuza rwacema ubona nini nginda burakara sinaboneka nk'abatirinda mbara nk'imfura ruhangariza bitera ruhanika rw'imanzi rwara umuheto ugana n'imfizi y'inzovu rutanga abatera igituza ntedeka baratusigara amenye ngabo n'ingangare iyo rero tubasaba tome niba tuza kwiganira muragahora n'Imana.